Rishi Gisare ari mu bantu bafite amaraso mashyashya b'abaraperi kabisa bafite platform zihagaze fresh. Namushyiramo kaza simbuye Demeka Fiza Amasoni akaza gusimbura byaba ngombwa nkanamugurisha mu yindi kipe. Okay. Yes. Nabaye bantu cyangwa ibintu ubona bikenewe cyane kugira ngo Musanze ibe umujyi ukomeye mu muziki w'u Rwanda. Ikibazo cya kane, hari abavuga ko abahanzi ba Musanze badashyigikirana bihagije. Wowe ubibona ute kandi niki twakora kugira ngo industry ibe imwe aho Yo, wagwan my people, this is Eliana Akim again. Twagarutse murakaza neza kuri vibes zacu. Tubaye ikaze, iyi ni vibes zacu nibisanzwe. Uyu ni Eliana Akim as usual. So twari tubakumbuye, twongeye twagarutse kuri vibes zacu. Twagarutse bantu bacu b'Musanze, twari tubakumbuye. Ndizera ko namwe mwari mudukumbuye. Ndagushuhuje, waramutse, wiriwe, umeze ute, bitewe naho uri kundebera, bitewe n'amasaha uri kundeberaho. So, iyi ni vibes zacu rero. Twatembereye ahantu henshi. Ariko kuri iyi ncuro twari turimo dutembera muri Arena 250. Twahurira n'umuntu udasanzwe, umuraperi urenze. Twamubazaniye rero nk'ibisanzwe. Tugiye kumuganiriza. Tugiye kumuha ikaze. Ndizera neza ko gahunda ari yayindi. Subscribe, like, share and comment. Please, ntiwibagirwe gukora subscribe. So, murakaza neza kuri vibes zacu nk'ibisanzwe. Nakire tumuhikaze ukaneza mufite oje story tangira 2002 nibwo natangiye ibyo guhiga imari nkatirifari nkatira n'ababari ndagegiza gusa kugafata biba hatari business nkoze zose zigahomba nkiyambaza Imana gusa bikomeza byanga nakuze ndi Marine mera curuza avoka mbiri na popo ngabo mu mujyi incuro naburaye nagoze nazibuka kenshi nashidukaga nisanze kwa Kabuga nari yubusa bujya ku mutima burawushishimura maze buwutera inguma inkovu zisiga umunyu maze ndaceceka kugira ngo zitavancurikaho bandana uko dutatira imihanda bikadusaza niko dutigita marare bikadusaza gusa ndi rasta nubwo dipu ndumuribwe nakifunze gikapo yo bitaza kuba jari we wakomeje imfuruka ubu mba ndi kure hano sinari kuba nibukwa taza kuba family na genge sinari kuzabona gahenge yo. This is Mufti OG, aka MSA boy, aka Nyiri Flow. Yes, mwamubishe Mufti meze bite? Urakaza neza kuri vibes zacu. Yego, bantu b'Musanze, mwamubonye Mufti wacu, twamubazaniye. Yeah, I was telling you, muje turi hano kuri vibes zacu. Musanze ryibagirwe ubu ni MSA. Yeah man. Here we go. MSA, are you there? MSA murari? Turahari. Yeah, urakaza neza. Nabo barahari kabisa bari kutureba. Yes, urakaza neza. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane nishimiye kuba kuri vibes zacu. N'abantu bari kutureba bakore subscribe, like, share na comment ntibabyibagirwe. Yego. Mufti mwamubonye rero Mufti OG. Mufti OG, ndashaka kukubaza. Banza wibwire aba bantu neza bakumenye. Bamenye ngo Mufti OG. Ese ni muntu ki ku bantu batakuzi bakubonye bwa mbere? Mufti OG. Ibwira abantu batakuzi. Mufti OG ubundi ku muntu utamuzi ni Nyiri Flow, bamwita Nyiri Flow. Yego. MSA boy cyangwa se Mr Busy. Mr Busy. Ubundi yuvuze Mufti abantu bahita bumva Flow. Kuko nje banyita Mufti wa rap, aka Mufti wa rap. Wow. Yeah man. Mufti iyo inspiration kwitwa Mufti OG wayikuye? Nayikuye nyine nje ndi Mufti wa rap. Nijagarira abaraperi bose bo mu gihugu. Yeah man. Master. For sure. Kumbe, yeah, we got it. So, mwamubonye Mufti wacu? Ukiri kesho ujya kiri mu rujya umpangira Yego. kuri mu gisunikana n'urumiya ngiye nasubiza inyuma ziri back ndaterura Western Union gause ndabira ukeshi nizifata nanjye danye yagiza kwibarabara gira ndabire di maze imisi naho gatsinyumva di gira umutuku maze nikora ijisho risa umutuku we gira ngo ureka benzi nzagentera akavumba babarezi gira mbu mukapo urembe mu bana nitwe umugabo chaka mura nitwe kamari mu tuziranye mbe hatari chaka kugura kamodokari kame gatera abaheti minabi dore naretse kajipo izabona ibenge na po bikurikiranira hano bategera amaboko moso njo kirikeshi ginzanira. Yes. Mufti OG
umuntu ashaka kugukurikira ashaka gukurikirana ibikorwa byawe yagusanga hehe nize mbuga ukoresha kugira ngo abantu bahite banyarukirayo bagukurikirane abantu bacu turi kumwe badukurikirane kugira ngo bakurikirane ibintu byawe bagusanga ku zihe social media social media zose aba izicuruza umuziki wajya ukandika Mufti OG haba kuri YouTube wakandika Mufti OG Facebook Mufti OG Instagram TikTok Spotify ahantu hose kabisa mwabyumvesha munyarukireyo dushyigikira umuntu wacu MSA muri aho mumeze neza murakomeye so rero mwamubonye Mufti wacu ndagira ngo mbabwire ngo mushyigikire abantu bacu MSA mudushyigikire mushyigikira abantu bacu impano zirahari abahanzi barahari ahubwo ikibura niwe kugira ngo ubashyigikire ubateze intambwe bazamuke so here we go twagiye rero Mufti ibintu bike tugiye kukubaza umaze imyaka irenga 10 mu muziki right for sure yes kuki rero tutari kukubona mu bitaramo byinshi muri iyi minsi kuki batari kugutumira niki kintu cyabaye niki kintu cyahindutse byagenze bite I don't know nje on my side ngiye ngo ibyo nshoboye gukora na meza abiri hashira na so indirimbo ibyo ngibyo ndakeka icyo kibazo nakibaza abantu bategura ibitaramo ngiye ku giti cyanjye I do my best I don't know what I can say kabisa uba wakoze ibyo ushoboye ahubwo ikibazo ni kuki batagutumira ubundi icyo kibazo nagakwiye kukibaza abantu bategura event management abantu bategura ibitaramo nagakwiye kubibaza ati se kubera iki muri Musanze tubona liste y'abantu bamwe baza ku bitaramo why not badahindura tukabona n'izindi talent cyashya cyangwa wenda nta connection bufite cyangwa se wenda uba umva wakoze bwabaga ariko harimo ikintu kikibura connection zirahari kabisa urumva nago wakwiringa imyaka 10 mu kintu nta connection ariko ahantu bipfira nanjye icyo kibazo nanjye muranyibaza kabisa Mufti uravuze ngo ikibazo nuko icyo kibazo wakibaza abantu bategura ibitaramo ahubwo subwa ikibazo ntago ari uko ahubwo bategura ibitaramo ibintu byanyu bitabageraho kuko nta publicity ihagije babona kuko ibintu byanyu se wenda bitagera kuri benshi nkuko byakabaye bisaba kugira ngo nabo bababone babamenye ikibazo suko wenda baba batabazi ikibazo baratuza ahubwo ikibazo barirengagiza tu gusa nyine I think this is the right time yo kugira bihinduke tu kugira ngo bihinduke ubwo rero icyo dusabwa natwe inkunga yacu irakenewe kubashyigikira kwamaza ibintu byabo aba MSA iwacu turagira ngo dushyigikire abahanzi bacu niyo mpamvu tuba twabazanye niyo mpamvu tuba twaje kugira ngo tuzamure music industry muri MSA kugira ngo nyine nayigira ahantu igira hivigire nahigera right so Mufti OG ikindi kibazo nshaka kukubaza tukuziho kuri abantu ko uri umuntu ukunda guhuza abantu especially abaraperi so niki kintu kikuvuna muri urwo rugendo rwo kuhuza abo baraperi niki kintu kikuvuna niki kintu kigutwara imbaraga nyinshi muri make ikintu cya mbere kimvuna ni haso ikindi kintu kitugora byatara abaraperi ni capital ikintu kijanye na capital kabisa ni ikibazo ubwo ikibazo ubwo twacyumvishe ni capital ubwo nubwo bukene n'ubushobozi bukeya ese muri iyo myaka irenga 10 umaze ntago urabona capital ihagije yo kugira ngo ibyo bintu bise naho wenda byagufasha binakorohereze mu guhuza abo bantu capital umuntu abona agerageza kuyikoresha mu byo afite ibyo nkora umuziki nkora ukoresha capital mfite ariko bivuze ko mbonye capital hejuru nakora ibindi bintu birenze that's what I tried to mean niki kintu rero utekereza wumva wakora kugira ngo iyo capital irusheho kwiyongera ushingiye ku byukora wavuze you do your best nta kutagira ukora uko ushoboye so then kubera iki iyo capital yawe kubera iki capital iguma ari nkeya cyangwa se niki kintu wakora kugira ngo iyo capital yiyongere ushingiye ku buryo ukoramo ibintu byawe ku giti cyanjye ni ugukora cyane kandi nicyo kintu nkora ni uguhozaho ngakora cyane we never know one time bizakunda kabisa mu cyizere bizakunda bizakunda yego Mufti OG yes so tumaze kukumva rero hanyuma ku bushakashatsi nakoze nabonye ufite album 3 yego ufite album 3 na EP yego ndashaka utubwire amazina yizo album 3 album ya mbere yitwa Don't Panic iri indirimbo 10 ya mbere yitwa Don't Panic hari izindi zitwa MSA Cypher zitwa za Konji ni indirimbo nyinshi album ya kabiri yitwa Gusenga abana ifite indirimbo yitwa Gusenga akaba ari nitiriye iyo album ya gatatu yitwa Cyuzuzo Cyuzuzo ariko yo iri yarebye ataye ndakekana n'abanda gukubitira ga freestyle kuri iyo ndirimbo yitwa Cyuzuzo kabisa yego amasegonda make
hello baby, how you doing? You just happy, you're a blessing, you're high, you're feel, you're cry. Ese niki kikurishije kandi ndaririmba tubyiniye beat kandi ndajya nkurata kuri street ya mess cyenda kugise ase wowe nagushimira gute ko wahabaye bigoye ukarwana byaje no kwanga ugatuzuka kwa madore sinabona igikwiye guhonga kiretse kubwira yuko ngukunda take the OG to the friend just for may you're a blessing ibyo mwakoze zakube kenshi imigisha ubuzima na kesh rero impamvu nengubwiye gutyo iyo ndirimbo na amateka uzagenda uyishake kabisa. Yes murabyumva ba MSA iyo ndirimbo tuyishake. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kukubaza kuri iyo album yawe, ese uratekereza kwamamaza iz album gute? Uratekereza ko igomba kugera ku bantu benshi gute? Right now ikintu natangiye no gucuruza umuziki wanjye ku mbuga kuri social platform. Yego ubu ngubu niho ndi gupromoting umuziki wanjye, ibindi nzabipanga after. Hanyuma se nta gitaramo dutegurira nta actually ndi kubitekerezaho kuko uyu mwaka nibwo noshije like 10 years ndi mu muziki ndi kubipanga, ariko cya kibazo nakubwiye cya capital ubushobozi, ahubwo hari nk'abantu bategura ibitaramo ari kundeba baza tukabipanga cyangwa bakambwira nje nk'aba approaching. Man. Hanyuma mufite OJ ngewe ndashaka kukubaza nawe wemeranya n'abantu bavuga ko muri Musanze MSA. Yes wemeranya nabo ko abo muhanzi umwe gusa abandi bose cyangwa se abandi mwese mukorera munsi y'ibirenge bye? Ibyo bintu nawe urabyemera? Keretse nimba ari mufite OG ndabyemera kabisa. Batari wowe ra. Batari ngiye ubwo. Batari uwo muhanzi yitwa Meiro, wo byumva ute? Yitwa Meiro. Wapi ntago byemera ko dutangira interview nakubwiye ati ningiye mufite w'abaraperi. Niwe muhanzi wenyine. Ningiye muraperi. Abandi bose bari munsi yawe. For sure. Ubwo Meiro nyine ubwo nawe arimo arabyumva ko uko ibintu bihagaze. Okay. Nawe ari mubonyoboye. Nawe ari Meiro. Let me tell you. Wasara disi nkubwiye uburyo nka muri zibiti. Wasara di intareshaje bayigurira indazi. Wasara shaka umusaraba naho iby'ubufezi maniga katira. Ni mufite wa rap mu Rwanda. Inkuru yageze imahanga. Nubwo mbikora bikanga manigi rap yiduta mu manga. Man. Yes, nguyu niyo muraperi urenze rero. Muramwumva abandi mwese. Hanyuma mufite hari amatora yabaye ngira ngo turayibuka. Yego. Hanyuma ayo matora mwavuyemo muri abahanzi babiri ariko mwembi nimwemeranya biba ngombwa ko ayo matora asubikwa, biba ngombwa ko ibyo bintu bisubizwa inyuma. Ese koko urumva wari wiyizeye ko ari wowe wagombaga kuvamo cyangwa harimo ikindi kibazo cyabayemo hagati yanyu mwembi? Actually umbaje ikibazo cyiza. Ikintu nakubwira ikintu cyayo matora. Ikintu wishemo ni gitoya, ntago ari ngiyewe wavuze ko nari kwemeranya n'abantu batoye. Ahubwo twagiye mu matora abandi bantu bari muri audience babona ko abayemo ikintu kijyanye no kwiba amajwi, bavuga ko hagati yanjye na Meiro habayemo umwe kwiba amajwi bituma dusubiramo. So ntago ari ngiye watumye basubiramo, abantu bari bayoboye amatora ubwo abantu bari muri audience batoye, abantu batoye nibo bavuze ngo basubiremo amajwi mufti bamwibye. Basubiyemo amajwi basanga kuko hari amajwi banyibye ntago ari menshi ariko twasanze batabaze fresh. Till now ni gutya bimeze kabisa. Kugeza ubwo nta kindi kintu kirahinduka. Ariko ikintu twabonye nyine nuko hari habayemo kata nyine. Tubundi ikintu nakora buri kintu naje kubona ikintu cyose kirimo amatora, ikintu cyose kirimo amatora cyangwa se kirimo award abarimo kata nyine tu. Mbese ubwo nta kata nta cyaba nyine, ubwo nta kata nta cyabaye. For sure hari kata yaba yari nyine natwe tuki. Nta cyabaye. So mufti. Yego. Hari ikindi kibazo nshaka kukubaza, bisa naho kwemeranya n'abantu kuri wowe bishobora kuba bigoranye cyane kuko hari n'irindi rushanwa ryigeze kuba ryitwa Ndi Impano. Iryo rushanwa naryo hajemo ibintu by'ibibazo bidasobanutse. Ese watubwira byari bimeze biti icyo gihe byo? Actually nyine nawuze mikubwira tu ikintu cyose kijyanye na award abarimo kata runaka. That is the answer naguhereza kabisa. None kubera iki buri gihe ibyo bintu byakata bisa naho ari we bigunga cyane? Nuko ni ikihe kibazo kuko ari we buri gihe bisa naho bigunga bikubitira hagati, bikubitira mu kicu? Ubundi kigaragara wasanga ari nge ryawe abubatsi banze tu akaba nige uzagira ute uzanakomeza for sure man. Sibyo rata. N'abantu bari kutureba bagiye babivuge kabisa. Imbaraho mbeshya muri comment tubaboneye. Muri comment imbaraho mbeshya bitubwire cyangwa se nimba ni kuvugisha kuri. Gusa ariko ikintu navuga kuri ayo marushanwa, ikintu tutumvikanyeho ni ikintu kimwe, abantu bayateguye bari bavuze ko mu bintu bazagendera harimo ikintu kijyanye na views. Actually umuntu wagiye gutwara iyo award kuri views nari namusize byatari. Ariko ikindi kintu wibagiwe
shout out kuri Pira Boy naga ari wa mbere muri views nanone wa mbere bamwitaga Pira Boy Rukisi niyo ari ufite views ziri hejuru niwe ugomba kuba mbere muri award so baradutsengushye nyine tu nago bakoresheje ukuri ku bintu bijyanye n'umuntu agomba kuba mbere ubwo tuboneraho gutumwa abantu bategura ibyo bintu uko bakeneye gukoresha we have to be real man tugomba gukoresha ukuri. Hanyuma Mufti OG tukiri ku ikibazo nangiye kubaza cyabazaga ngo ariko ikibazo mbere yuko nyikubaza ukinsubize fresh ibintu byakata ndakubuzaga mwana wanjye yes. Hanyuma ikindi kibazo nangiye kubaza tumaze igihe kinini tubona bino birori byo kwita izina urabona iriya ni stage ya danger ni stage irenze yes. None ndashaka kukubaza ko hari abahanzi batarenze bari munsi yawe right bari munsi yawe ndetse babanebwe tutanazina cyane bahora bari kuri iriya stage ubugira kenshi duhora tubona kuki tutakubonaho ni kiye kibazo impamvu icyo kintu impamvu Mufti atagaragara kuri big stage mbona ko nyine abo ngabo bakora izo stage bari mu gihe cyabo nanjye igihe cyanjye kabisa kizaza kandi nanjye bazajya babyibazaho kabisa soon I'm seeing my success kabisa. Ubwo nyuma y'imyaka 10 utekereza ko igihe cyawe kiri nyuma y'igihe kingana gute niba umaze imyaka 10 ukaba ukivuga ngo igihe cyanjye ntikiraza ese igihe cyawe wumva ari nka ryari? I feel like I started today ngiye numva nkaho nangiye umunsi kabisa ndacyari fresh muri mind ibitekerezo ni byinshi flow ni nyinshi cyane ntago nzi nyine kangura urugero reba gisupusupu reba igihe yagafatiye uzigiye yakoreye imiziki kera tutamuzi nanjye igihe cyanjye kizagera ndacyari mutoya cyane igihe cyanjye kizagera kabisa. Dukomeze tukwitegese cyangwa bya bindi watubwiye mbere ngo ni wowe uyoboye muri MSA ubwo tube tubishyize hasi kuko abona sibizaga ni babandi bavuga ngo nago mureka kuri big stage kuko nago ndenze naho ku giti cyanjye ninjye muraperi wa mbere they know kabisa. Mwabyumvishe abantu bacu mwabyumvishe tugaruke kuri cya kintu cyakata wakomeje kutubwira hanyuma hatabayemo kata muri zo big stage zazindi nyine turi kugenda tubona utabonekamo hatabayemo kata habayemo kuri ngira abahanzi batanu wumva barenze bakabe baboneka nta kati bayemo bani Musanze abambere can say Mufti OG ni wa mbere wabyanya byo man byanya Mufti OG ni wa mbere akaza ari wa mbere the second bamwita Lishi Gisare uwo muraperi zamushaka kabisa Lishi Gisare wa kabiri babita Tufor Trap wa gatatu wa kane bamwita The Monster Mushya wa gatanu bamwita Jazz man wakoze aho tugejeje aha hanyuma turakomeje ku bibazo ngiye kubaza utubazo duke cyane yes ngiye kubaza utubazo duke akambere karabaza ngo Mufti ubona ute music industry ya Musanze ihagaze uyu munsi ni iki twagezeho kandi ni iki kikiri inyuma? Music industry ya Musanze iri gutera imbere cyane like sure byataye tugitangira wasangaga dufite like nka studio imwe dukoramo indirimbo cyangwa ebyiri ako right now dufite studio nyinshi cyane dufite aba video director benshi cyane abasani bari kugenda every day aravuka abasani bashyashya kandi barenze music industry imeze neza cyane kabisa. Mufti ikibazo cya kabiri kirabaza ngo kuki wumva abahanzi ba Musanze bagorwa no kuva ku rwego rwa roko bakagera ku rwego rw'igihugu icyo ni ikibazo cya kabiri gifite ABA kirabaza ngo ikibazo kiri ku bahanzi aba producer promoters cyangwa abafana? Ikibazo ndakeka kiri abasani bo nta kibazo mbabona kuko abasani barakora kabisa buri urebye ukuntu bino bintu bitugora nibyo dukora nako tuba tutagize kabisa navuga ko at least navuga ko aba promoters nibo bafite ikibazo n'abafana kuko abasani bo bakora ibyabo aba presenters bakora ibyabo ariko abafana tu bagakwiye kudupushinga cyane kurusha uko babikora kabisa. Ikibazo tukerekeze ku ba producers abafana n'aba promoter abahanzi bo nta kibazo mufite ikibazo twagishyira ku bafana bagomba gukora cyane nyine bakadupushinga kugira natwe tugere kure abasani bakora ibyabo producer barakora n'abafana barakora ariko bagomba kudupushinga kurushaho cyangwa harimo ka kantu wahoze uvuga ngaho nta kibazo mbonamo kabisa. Hanyuma ikibazo cya gatatu nabaye bantu cyangwa ibintu ubona bikenewe cyane kugira ngo Musanze ibe umujyi ukomeye mu muziki w'u Rwanda? Ikintu mbura abahanzi b'Musanze tubura gukorana cyane usanga music industry y'Musanze ni nyamwigendaho ubwo Mufti nimba ari gukora ukwe undi hari ari gukora ukwe ako dushize hamwe twakora ibintu birenze kabisa kuko dufite talent ibindi bintu byose turabifite kabisa. Umva ari iki kiburase kugira ngo mushyire hamwe muhuze? Ni kwa kwiyumva nyine buri musani wese yumva ko arenze
kandi buri wese abarenze ku giti cye ariko dushyize hamwe twakora ibirenze kurushaho. Ikibazo cya kane, hari abavuga ko abahanzi ba Musanze badashyigikirana bihagije, wowe ubibona ute kandi niki twakora kugira ngo industry ibe imwe aho buri wese afashanye? Urakoze cyane, iki kintu umbwiye ni cy'abahanzi b'Umusanze ntago bafashanya, ni banyamwigendaho. So warumbajije ikintu twakora kugira bihinduke nuko twagira mindset imwe, tukagira nyine twese like ibitekerezo bimwe, tukamenya ko tugiye gufata umuziki w'Umusanze tuvane hano tuwushyira ahandi hantu. Dufite mindset imwe twakora ibintu birenze tugakorera hamwe, ariko no collaboration hagati y'abahanzi b'Umusanze, nta gufashanya. Usohora indirimbo umuhanzi mugenzi wawe ntagufashe, urumva turacyafite urugendo rurerure kabisa. Hanyuma ikindi kibazo, nk'uko wabivuze ko akantu ariko kakibura, noneho iki kibazo ngiye kubaza gishingiye kuri bya bindi wavugaga rero. Uramutse uhawe budget n'ububasha bwo guteza imbere music industry ya Musanze mu myaka 2 iri imbere, ni ibihe bintu 3 wahitamo gushyira imbere? Ibintu nahitamo gushyira imbere, urabona abahanzi ikintu kitugora no kubona ibiceri byo kujya muri studio no gukora video. Ngiye bamaye imyaka 2 nabakorera free studio ya audio ni ya video, buri musanya akajyaza agakora indirimbo tukamukora na video. Hanyuma Mufti, reka nguha akabazo ka nyuma ka bonus, iyo ni inyongezo. Akabazo ngiye kukubaza na akanyongezo ka nyuma. So Mufti, ninde ubona ufite potential yo kuba next big star wa Musanze, kandi niki gituma umwemera? That is Mufti OG. Nuko numva ndenze kabisa. Nta wundi muhanzi ufite from izo mfite, nta wundi muhanzi ufite ideas nk'izo mfite kabisa. Kuko wavuze ko impamvu utaba big star nuko atari igihe cyawe. Yego. Hanyuma niba atari igihe cyawe rero kandi ukaburenze ukaba wumva umeze neza, kuki uri kuvuga ko wumva ari we mustari wa mbere wakabaye uri muri Musanze? Urumva already I'm a star, ahubwo ikintu kibura no kuboostinga tu. That support y'abafana nakubwiye, dukeneye support y'abafana man. For sure. Abafana abaye MSI turabyumva, dukeneye iki? Support y'abafana, right? So Mufti, reka nkubaze kino kibazo cya nyuma. Reka tuvuge ko uri coach. Yego, ufite abantu 3 hano. Rishi Gisare, Fizo Maso na Daymaker. Muri abo bantu uko ari 3, ninde muntu wumva wabanzamo, ninde wasimbura, ninde wajya kuri bench? Icyo ni ikibazo cyoroshye cyane, ndakikubwira ko ngusobanuye n'impamvu y'ibyo bintu. Ko nabigenza ngiye Daymaker namaza mu kibuga like nko ku munota wa 60 wa 70 Rishi Gisare akamusimbura, Fizo Maso akabanza kuri bench. The reason why ndino uburangiye ndo mu sportif data ndino mu footballer, impamvu ngubwiye gutyo, Fizo Maso ku myaka rutabara abapeti, sibyo? Fizo Maso urumva mu mbaraga baramurusha no gukora no mu muziki tu, yabanza kuri bench. Daymaker ari gukora cyane, nawe ari mu bantu bari gukora cyane muri hano MSA, namubanza mu kibuga. Rishi Gisare ari mu bantu bafite amaraso mashyashya b'abaraperi kabisa, bafite platform zihagaze fresh, namushyiramo akaza asimbuye Daymaker, Fizo Maso akaza gusimbura, byaba ngombwa nkanamugurisha mu yindi kipe. Okay, yes, thank you so much. Wamwita Mufti OG aka MSA boy aka Mufti wa rap aka nyiri flow for rap. Yes, mwakoze cyane. Ciao nakagaruka. Imana ibamuca. Don't forget subscribe, share and comment. Thank you so much.